kandi nongere mbisubiremo abanyarwanda aho bavuye imihanda yose aho bahuriye basabwe barifuza bakeneye ubutegetsi nyabutegetsi bukabigisha bukabarera bundi bushyashya ntabwo iryo jambo kwiyunga mbona aho rihuriye n'iki gihe cyo mu 1995 harageze ko dusoza ikiganiro cyacu nkaba nasabaga abo naganiraga nabo ko niba hari ubutumwa bafite bageza ku banyarwanda babubagezaho. Ubwiyunge ni ngombwa, abanyarwanda bakeneye kubana kugira ngo bashobore kubaka igihugu cyabo. Icyangombwa ni ukubyemera, babyemeye bashakisha uburyo bwo kubigeraho. Inzira ni nyinshi twazivuze, hagomba ubutegetsi bwiza, hagomba ubutabera, hagomba kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Igihugu cyacu cyabaye uruvumwa, abatumye ibyo biba nibahanwa, abandi mu mahoro. U Rwanda ni urwa twese. Murakoze. Ikintu murabona cyari gikwiye ni gukomeza gusobanura ubwiyunge icyo ari cyo. Abantu benshi ntibarabyumva, ntibarabisobanukirwaho ngo bumve icyo dushaka kuvuga. Tuvuga ubwiyunge. Ubwiyunge butandukanye n'ubucamanza. Ubucamanza bufite ibyo bushinzwe, ubwiyunge bufite icyo bushinzwe. Ubwiyunge butandukanye na leta igenda ku mategeko. Abantu bakabitandukanya bakamenya kimwe ukwacyo ikintu ukwacyo. Biramushaka ko abanyarwanda bongera gusabana bakabana umubano muzima, tukubaka ubumwe bw'abanyarwanda bakaba bamwe, tukubaka demokarasi atari y'ururimi gusa, tugahindura amatwara y'iki gihugu, tugaca inzangano muri uru Rwanda. Twagombye gushaka uko dutandukanya ibintu, abishe bagahanwa, abazima ntibagire urwikekwe bakomeza kugirana. Umuntu wese muzima akaba umwere bikagaragara ku mugaragaro, ntibakurikiranweho n'ikintu kiba atakoze. Uwakoze cyane wese akabihanirwa, tugafatanya nyuma yenda kuzamurera, ariko yabanje guhanwa. Icyaba cyiza rero tubona nuko abanyarwanda bakongera kubona ku murenge hariya mu cyaro mu giturage, abantu bakongera abazima nibo gufashanya, guhekeranya, gutabarana, guhekeranya n'abarwayi. Ibyo byose utuntu abanyarwanda basanzwe bafashanya, bakongera bagafashanya, bagatinyukana bakagenda. Ni ikintu cyiza. Niba niko tuzubaka u Rwanda. Ntabwo tuzubaka u Rwanda ari uko abantu babanye n'inshuti zabo gusa, abantu babanye n'ubwoko bumwe gusa. Ntirwaba ari u Rwanda rwaba ari amoko. Ibyo si ukubaka u Rwanda, twaba twubaka amoko n'amacakubiri rero. Nimureke twubaka u Rwanda n'abantu bazima, abandi tuzashake buhoro uko twabakorera uburezi bushya. Nyuma y'itsembabwoko ryabaye mu mwaka w'1994, abanyarwanda batuye u Rwanda, hari abari bahasanzwe, hari abaturutse hanze. Abo banyarwanda bakeneye kwigishwa, bakeneye kumenyana bihagije. Iri tsembabwoko rikwiye kuba intandaro yo kwisuzuma, yo gusuzuma ku buryo buhagije umunyarwanda. Ndavuga umunyarwanda uyu munsi uri gukorera igihugu, kumenya ibyo ashobora n'ibyo atashobora, kumenya icyo akwiriye kugira ngo abyazwe umunyarwanda dukeneye mu gihe kiri imbere. Dukeneye rero ubutegetsi buhamye, ubutegetsi bufite ingufu, ubutegetsi bwumva neza ibibazo igihugu gifite. Bitabaye ibyo twakwibaza icyo tuzaba twararwaniye, twakwibaza ayo maraso yose icyo yaba yaramenekeye. Ni ngombwa rero hakwiriye rééducation nationale kugira ngo mu minsi izaza, mu myaka izaza, tuzabe dufite abanyarwanda bashobora gukora ubumwe bw'igihugu, bashobora gukora unité nationale. Banyarwanda rero mwiyumviye ko muri iki gihe icyo dukeneye ari umunyarwanda mushya, umunyarwanda uzubaka u Rwanda rushya. Kugira ngo umunyarwanda tumugereho ni ngombwa ko abanyarwanda biyunga. Ariko nk'uko mwabyumvise, abiyunga mwumvise abari bo,
mwe gukomeza kugira umutima uhagaze ngo bavuze ko muziyunga n'abishi n'ababiciye, abiyunga inzirakarengane, abiyunga nabo bose batagize uruhare mu itsembambaga ryahekuye igihugu cyacu. Kubera ibyo kandi, kugira ngo iryo tsembambaga rye kuzongera kubaho, nanone kugira ngo twubake u Rwanda rujya mbere, dusibe u Rwanda rusubira inyuma aho umuntu ataba agitandukanye umuntu n'impyisi, tugomba kwiyunga kugira ngo noneho turere abana b'u Rwanda, tubarerera u Rwanda rushya, u Rwanda rw'ejo. Murakoze, muramukeho.